ndagusuje nanone ugiye kubana natwe muri uyu mwanya babwire ngo uhawe ikaze kuri YouTube channel aho tugenda turebera ibintu byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga cyane cyane tukibanda kuri telefone. Kuri wowe uri kunyumva rero ndakeka yuko ukoresha TikTok kuko ahari nta muntu ufite smartphone wasanga adakoresha TikTok. Wowe rero uyikoresha nko mubizi TikTok igira video nziza ariko bigatwara megabyte nyinshi ku buryo kabisa uramutse ari kuri wifi gigabyte itishira mu kanya ko guhombya. Abantu benshi rero bafite ibintu byinshi byo gukora ugasanga kandi banakunda video za TikTok ugasanga TikTok batwariye megabyte kandi ari ibindi bakagombye gukora ugasanga ntibakibikoze kubera yuko TikTok hari internet. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo wareba TikTok videos for free ukazireba ku buntu muri telefone yawe. Niba rero ugeze hano bwa mbere wakora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubona izindi video tugenda tukugezaho umunsi ku wundi ndetse muza no kumushimira cyane wowe wayikoze. Ikindi kandi hari icyo ushaka ko tukwigisha ushyira igitekerezo cyawe muri comment tukazakivugaho muri video y'ubutaha. Urakaza neza. Ngiye kukwereka rero uburyo ugiye kubigenza. Mbere na mbere uzamakingisha yuko ahantu uri hari wifi. Ubwo urumva nyine kukwereka uburyo ushobora kuzidownloadinga uri kuri wifi ku buryo none uramutse ugiye kure yayo nyuma wazazireba izo video nta wifi ihari cyangwa nta internet ufite kubera yuko izo video uze kuyisavinga. Uraza no mwifungure muri TikTok yawe. Nurangiza ayituzana kuri profile kandi hano kuri profile nurangiza uhituzana ku tudomo dutatu uhituzana kuri settings and privacy ukandeho ya nurangiza uraza umanuka hano hasi urahita wabona handitse ngo offline videos uraza guhita uhitamo uri kubona video 50 ni megabyte 100 video 100 ni megabyte 200 video 150 ni megabyte 300 video 200 ni megabyte 400. Bivuze ngo nyine ubwo nuba uri kuri offline cyangwa nta internet ufite cyangwa nuba nta mamet ufite bivuze ngo nukanda no 100 uzareba video 50 nukanda hano kuri 300 uzareba video 150 nukanda hano kuri megabyte 400 rahita yidownloadinga video 200. Izo nizo uzaba ubashije nizo uzaba wemerewe kureba mu gihe udafite internet. Uraza gukanda ushaka rero nshobora kuzanya tangita kandira hano kuri 300 bivuze ngo nzareba video 150 bagahita ukanda kuri download. Nyamara gushira umwanya rero izo video zizamaze kuba downloaded. Urugero ushobora kuzuga tukanda kuri TikTok warangiza n'ubundi ukajya kuri settings and privacy ukajya kuri offline videos kugira ngo urebe niba koko izo video ziriho. Warangiza ugakandaho kandi ho turebe uko mu biruzi rero bari kumbwira ngo tarafunga screen record ntago video zakwikina ariko urabona ko video zagezeho kabisa ni nyinshi wa scrolling paka video 200 zirangiye bitewe n'izo wa downloadings. Ubwo rero bikorwa kamushimire rero urebye video kabwire ngo urakoze cyane ndetse nkibisa yuko wakora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ukomeza kubona izindi video tukugezaho ndetse nkimeza gushimira cyane wowe wayikoze kabisa warakoze cyane. Ikindi kandi hari icyo ushaka ko tukwigisha kwandika muri comment tukazakivugaho muri video y'ubutaha. Urakoze cyane.